Ya ikaze big power ndabakire nkaba ngiye kubagezaho ibyo icyamamare Rock Entertainment yubatse cyangwa se amateka ye. Nicyo mbereyeho ndi hano ngo mbafashe. Twatangiye umusitari cyangwa se icyamamare bita Rock Entertainment akaba afite ibihumbi 735 by'abasubscribe bamukurikirana. Akaba afite video cyangwa se video amaze kwa uploadinga kuri YouTube channel ye. Akaba afite video 387. Rock Entertainment akaba yaratangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube cyangwa se igihe yafunguriye YouTube channel ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu 2019 nibwo yatangiye gukoresha urubuga nka YouTube platform. Rock Entertainment akaba amaze kurebwa igiteranyo cya views cyangwa se abantu bamaze kumureba ku rubuga nka YouTube yamuhinduriye ubuzima. Ni 45 n'ibihumbi byo ntabwo nigeze mbisoma. Icya mbere umubare fatizo ni 45 twakomeje. Yagiye akora byinshi bitandukanye, mboneraho kubabwira abantu mwese mutari mwakora subscribe, iki nicyo gihe cyo kugira ngo mukore subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Twakomeje hano kuri iyi YouTube cyangwa se ku muyoboro wanyu Pelo TV show. Uyu muyoboro ni wanyu. Twamamariza ubuntu. Ukeneye kwamamaza watwandikira muri comment ibyo ushaka kwamamaza muri video ikurikiraho, twasa kukwamamariza mu yindi video. Ntabwo twari twatangira kujya live ngo tuzajye tubahamagara ubundi kuri live tubamamarize ku buntu. Ibi byose bizabaho ubuziraherezo. Twakomeje imbuga nkoranyambaga zimwe icyamamare cyangwa se Rock Entertainment akoresha wifuza kumukurikiranaho, byose turabikugezaho. twitter.com/rockykimomo, aho ngaho wahamusanga. Instagram cyangwa se IG, instagram.com/Rock Entertainment. Ahandi wamusanga kuri Apple Music/Rockykimomo, naho wahamusanga se. Cyangwa abifuza kumenya izindi YouTube channel afite amafaranga ahembwa, mwese munyandikire bundi nzabibagezaho mu gihe gitoya. Mu gihe mbonye ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu nzabibagezaho. Amafaranga ahembwa YouTube channel afite zitandukanye, imbuga nkoranyambaga Instagram, Twitter, ibyo byose Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zose, amafaranga ahembwa abantu bamukurikirana, amakuru yose ndano nyabahe. Icya mbere ni ukungaragariza ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu muri comment. Ibyo mwifuza byose nzabibagezaho mu gihe gito. Nari nibagiye kubabwira urundi rubuga bita Beacons/Rockykimomo, naho ngaho wahamusanga beacons.com/Rockykimomo, naho uhamusanga. Ndi hano ngo mbafashe. Nizo nzozi zanjye, ni nazo nshingano zanjye mu gihe mfite umwanya. Icya mbere ni ugukora like, comment, subscribe. Ibyo ngibyo ni iby'ingenzi nabyo. Twakomeje. Ushaka kunywa ikinyobwa cyiza bita Fimbo, ni divayi imeze neza, ndaje nkurangiraho wayikura.